Nongeye kubasuhuza mbifuriza igitondo cyiza n'icyumweru cyiza, kizababere icy'umugisha kandi kizababere icy'amata n'ubuki. Rero n'ubundi iyi ni ya channel yitwa Ubumwe Show TV, amazina yuje kubaganiriza cyangwa ubazana ijambo ry'Imana ni Niyonkunda Eric cyangwa Pastor Nzahoyankuye. Uyu munsi rero ndagira ngo twigane ku ijambo ry'Imana ritoya, ijambo turi busange muri Zaburi y'ijana na cumi n'umunani, Zaburi 25 umurongo wa mbere niho tugiye gusoma kugira ngo twese tubashe kuba twasobanukirwa neza. Rero nshimira abantu mwese mugenda mutugaragariza ko muri kumwe natwe, abantu mugenda mudushyigikira mu buryo bwose, mu kuduha subscribe, mu kuduha share na comment, muvuga muti mukomereza ngo bizacamo nubwo bigoranye. So twebwe rero ntago ibi ngibi tubikora kugira ngo dukuremo inyungu, ahubwo ni ukubikora kugira ngo tubashe gusabana n'abandi, tuganire ku ijambo ry'Imana, tuganire ku byiza Imana yakoze. Nicyo cyatumye tuza kugira ngo tujye tugenda tubana muri byinshi bigiye bitandukanye, nk'uko n'ubundi tuba twumva twabishimiye, tuba twumva twabagezaho ibyiza byinshi. Rero reka mbanze mbibutse gukanda subscribe, gukora ku kazogera, share, comment ni ingenzi kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi n'ubundi tuzajya tugenda dukora cyangwa buri masaha bijye bigenda bibageraho buri kanya kandi mubionere mu gihe, kandi bibashe kububaka, bigira bibakura, bigire naho bibageza. Tugiye gusenga rero isengesho ritoya twigane kuri iryo jambo. Uwiteka Mwami Imana, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ko ushobora byose, waturinze tutarabo kurindwa, turinda tudakiranuka. Twebwe twese abagiye kumva iki kiganiro, abagiye kumva ijambo ryawe, nuduhe imbaraga zo kuryumva kandi riduhindure, rigire aho rituvana, rigiye naho ritugera. Tugushimiye rero kubw'igihugu waduhaye cy'umutekano, nugumye kuturindira umutekano, ugumye kudukomeza Kristo. Twebwe abanyarwanda twese turakwiragije kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo duhana n'abera bawe. Ngwino tuganirize rero muri iri jambo ritoya, dukomeze mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Reka dusome iri jambo rero tugiye gusanga muri Zaburi y'ijana ya 25, haravuga ngo Uwiteka ni wowe ncurira umutima wanjye. Kabiri, Mana yanjye ni wowe niringira, ne gukorwa n'isoni, abanzi banjye be kunyishima hejuru. 3, siko bizaba ku bamutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni, abava mu masezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Uwiteka nyereka inzira yawe, unyigishe imigenzereze yawe, unyobore kubw'umurava wawe, unyigishe kuko ari wowe Mana y'agakiza kanjye. Ni wowe ntegereza umunsi ukira. Uwiteka ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe, kuko byahozeho kera kose. Ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye cyangwa ibicumuro byanjye. Nk'uko imbabazi zawe ziri, abe ariko unyibuka, kuko kugira neza kwawe Uwiteka. So iri jambo rero niryo nshaka twigane, niryo nshaka tuganire, niryo nshaka tuvugeho akanya gatoya. Ngo Uwiteka ni wowe ncurira umutima wanjye. Reka muri iki gitondo tubwire Uwiteka ngo Uwiteka niwe ducurira umutima wacu, kandi ngo Mana yanjye ni wowe niringira, ne gukorwa n'isoni, abanzi banjye be kunyishima hejuru. Hari igihe abanzi bacu bajya batwishima hejuru, hari igihe biturwanya bijya bitwishima hejuru, ariko dukwiriye kwiringira Uwiteka, niwe ducurira imitima yacu. Niyo mpamvu dukwiriye kumwiringira kugira ngo abanzi bacu batatwishima hejuru. Mumere Imana icyubahiro kuri iryo jambo. Dukomeze ngo hano kuri 4 haravuga ngo Uwiteka nyereka inzira yawe, unyigishe imigenzereze yawe, unyobore kubw'umurava wawe, unyigishe kuko ari wowe Mana y'agakiza
kanjye. Tube tugarukiye aho ngaho ngo Uwiteka nyereka inzira yawe. Natwe dukurikiye Ubumwe Show TV tubwire Uwiteka atwereke inzira ye, kuko ari we twakurikiye, niwe twahanze amaso, kuko twigeze twiringira abana b'abantu baraduhemukira, twiringira ibigirwamana biradutenguha, ntibyavuga twiringira za Bayali zidukoze isoni, ariko ngo twiringire Uwiteka Imana yacu. Hano kuri gatandatu haravuga ngo Uwiteka ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe, kuko byahozeho kera kose. Ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye cyangwa ibicumuro byanjye. Imana yacu nishimwe. Bwira Uwiteka aze agutabare, yibuke imbabazi ze, aze akugirire neza. Ntiyibuke ibyaha byo mu busore bwawe, ntiyibuke ibyaha byo mu bukumi bwawe, ahubwo yururukire kugutabara, yururukire kukugirira neza, yururukire kukurengera, atibutse ibyo ngibyo, kuko aramutse agiye mu kubyibuka twasanga dufite ibicumuro byinshi, ariko Uwiteka yirengagize ibyo ngibyo. Ijambo ry'Imana rero nuko ririmo riratubwira ngo tubwire Uwiteka aze aturengere. Nicyo kintu dukeneye ko Uwiteka aturengera, kuko isi yo twarayibonye ko yamaze kuba mbi, ntabwo igikwiriye kuba icumbi, kuko ibitwirukansa byabaye byinshi biduca intege. Nagira ngo rero mbabwire nti iyi ni ya channel yitwa Ubumwe Show TV. Iryo ni ijambo ry'Imana twari tubafitiye muri aka kanya. Ciao, turaza kongera gusubira mu mwanya uri imbere mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi subscribe ukore ukazogera, share, comment ni ingenzi kugira ngo tujye tugenda dukomeza kugenda tubana. Ciao, amazina ni Eric, nakagaruka mu kanya.